Atubwiye nongera gutekereza ku Maman, Atubwiye nongera gutekereza uko nzahagarara hano ndagisengera ndacyitegura cyabaye ngombwa ko nza mbere gatoya kubera izindi mpamvu z'umuryango, ariko mu mutwe, mu bitekerezo, mu mutima, mu maso hari mu gitero nibaza bihehe ameze ate, ariko ku bantu bamenyereye kuja mu giterane hari ahantu ugera ukagorwa n'ikirere, ariko hano nasanze gifunguye. Amen. Hano nasanze ikirere mwarateguye kiroroshye cyane, ntabwo uza kuvunika rero kubera ko ikirere kirateguye neza. Ndashimira komite y'abamama mwateguye igiterane, ndashimira umushumba na madamu bemeye ko igiterane kiba na timu yose y'itorero. Iki giterane rero mu gitondo naza ntekereza ngo wabwira pasiteri ko guhera ku wa kane iminsi ni myinshi cyane ariko ikaze, ariko binanira kumubwira urumva umutima urambwiye wese n'iki cyakuze. Rero igiterane rero cyatangiye. Amen. Cyatangiye kandi gitangiye neza. Abayumve niba bazavuga ngo cyagize umutwe munini, urabona iki nacyo kizagira umutwe munini. Ubu gitangiye ubirebera mu ndirimbo za mbere cyangwa se abafunga igiterane. Uyu munsi wa mbere igiterane ntabwo twari umwanya munini, atari uko bivuze ko naniwe cyane, oya, ariko nagira ngo mwumvise ko nasomye n'igice kitari muri teme. Niho ngiye guhera kugira ngo teme yumva azayigira mu ejo, ahubwo ndaza kubabwira uburyo tuzayiga, niba ngombwa tubire nabi tumira abandi. Amen. Haleluya. Hano ndashaka kuvuga ngo aho guhishurwa kutari, abantu byigenge, abantu barikakaza, abantu baremera. Ntabwo ushaka kuvuga harimo ababwire uko tuziga kuri iyi teme. Iteme nabwirijeho inshuro nyinshi, imyaka myinshi, ntabwo ufite inararibonye kubarusha, ntabwo ufite amagambo mashya mutazi, ariko kuri Imana yaremeye ko igiterane kibamo ufite igiterane harimo ibintu byiza byakoze ku mutima. Ndaza kubabwira ibyo tuzigaho, ariko reka maze basobanurire igitumye nsoma ijambo. Amen. Haleluya. Aho guhishurirwa kutari, guhishurirwa ni iki? Hari ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ari ibitekerezo dufite bisanzwe. Tuba mu bitekerezo, umuntu iyo abyutse atekereza ibyo akora, atekereza aho bavuganye nijoro, atekereza ibyo agiye gukora, atekereza ibyo yibagiwe, atekereza aho yabwiye, atekereza ibyo yemeye, ibyo y'ibitekerezo bisanzwe. Noneho mu muntu hakaza igice cya kabiri cyo kwiga ibitekerezo bishya, ibyo utazi, ibyo wakuye ku bandi, kandi umuntu hagizwe n'ibyo byose. Ubu twese tugizwe n'ibyo twabonye, tugizwe n'ibyo twigishijwe. Imiterere yacu ni mikeya cyane, niyo iyobora ibyo twize, ariko hakaza n'icyo guhishurirwa, aricyo ushaka kuza gutindaho gatoya kugira ngo twinjire muri iki giterane. Nibiba ngo amen. Haleluya. Nibiba ngo niba ririmba ibi uhishura, niba senga uhishura, niba tanga amaturo uhishura, umuyobozi wa gahunda navuga uhishura, kuko aho guhishurirwa kutari
abantu baramenyera, abantu babona ibintu bisanzwe, abantu bavuga ngo none amateraniro ni yayandi. Reka banze gato kuri ibi bitekerezo. Umuntu ashobora gutekereza ukababara cyangwa se ukishima, ushobora gutekereza ugatinda ku bantu, ugatinda ku bakugiriye nabi n'abakuvuze, ushobora gutekereza ugatinda ku byo utashoboye, ukicuza, ukibaza impamvu utabikoze. Noneho wajya gushaka, iyo werekeje ku rusengero, iyo usohotse mu rugo rwawe winjiye mu muhanda, winjiye mu miraba, ujya witegura ko ugiye mu ishuri, ugiye kwiga, ugiye guhura n'abantu bakubwira ibintu utazi. Iyo ufunguye telefone yawe harimo amakuru utazi, harimo inyigisho utazi, ariko impamvu natinze guhishura, amen, guhishurirwa byo ntibisaba umwarimu, ntibisaba gusohoka, ntibisaba kugenda. Ni ibintu Imana ikora, igahumura amaso yawe, igakora ku matwi yawe, igakomanga umutima wawe, hakaza ibindi bintu bishya. Haleluya. Ibyo rero, amen, ibyo bintu umuntu ahishurira. Haleluya. Guhishurirwa ushobora kubyita andi mazina tumenyereye, ni ukwerekwa, ni ukubona cyangwa se kumvisha. Iyo habayeho guhishura, reka mvuge ko iki giterane abamama, abadamu baragihishura, bahishurira ko bakwiye gukora igiterane. Noneho bagihishurirwe, bahishurirwa na tere. Batekereza gutumira umuvugabutumwa uzaza kuvuga kuri iyi tere. Ni ukuvuga ngo ikigiye gukorwa muri iyi minsi guhera none. Haleluya. Ikigiye gukorwa ni hagiye gukorwa kumva ibishya no kwiga, ariko cyane cyane cyicara hariya sense ijambo ryaje mbanza no kwirwanya, ndavuga ndetse ko ridahuye na teme ijambo rijemo. Ndakomeza ndatekereza nsanga, amen, nsanga ngo kubategura umunsi ku wa kane utangire mu ishuri mwerekwe, amen, muri iki gitego wumva amakuru. Haleluya. Ijambo kwishuri ni ukuvumbura, ni ukugenda mu nzira ukumva muri wowe haje igitekerezo utigeze utekereza. Akantu ushobora kosa mu kanya yagahishuriye, arahishuriwe ngo reka we akore bimwe mwabonye. Noneho mwabaza wese umwaka ugiye kurangira, kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwa 12 hari ibintu wahishuriye. Abamama, ese mwiteguye ko muri iki giterane uzahishurirwa ibintu bishya utaruzi bigiye kuba ku rugo rwawe? Abagabo mwaje muri iki giterane, ese tuza mu giterane ejo bundi mwari mu kindi, ejo bundi wumvise ikindi, ariko nyuma y'ibyo giterane habaho guhishurira. Kweli pasipo maono taifa huangamia. Urubyiruko rwacu, abahungu n'abakobwa, murimo guhishurirwa iki? Mureke amashuri mwize, mureke ibyo mwumvise n'ibyo muzi n'ibitekerezo mufite. Ni iki kintu kirimo, ni iki kintu cyaje muri wowe cyitwa revelation cyangwa se revelation? Ni iki wahishuriwe muri iki giterane? Nutegereze ejo watinze. Amen. Amen. Oh, haleluya. Ukuvuga ngo usohoke hano kandi abandi abazi guhishurirwa neza. Kenshi imiza kumva amagambo y'ubucurabwenge, amagambo y'iki, kuva abantu bahinze indirimbo, abandi bagahinda imivugo, abandi bakandika ibitabo.
biriya nibyo bita guhishurirwa. Baza bakunda kugendana agenda n'ikaramu. Ubyagurushe ufite telefone. Nuzaguhishurira telefone yawe irimo baguhayemo agenda. Uzuyita ukandaho nushaka wandike guhishurirwa. Uko hano muri Kenya wohishurirwa ukinjira mu buzima utigeze winjira. Haleluya. Oh, haleluya. Impamvu rero guhishurirwa bikenewe iyo umuntu ahishuye aroba. Iyo umuntu ahishuye yiyemera abandi. Iyo umuntu ahishuye aca bugufi. N'ubona umuntu arazamuka cyane uwo muntu ntabwo afite ihishurirwa. Azahishurirwa ko muri iyi si nta muntu ukomeye. Azahishurirwa ko haleluya. Abamama muri iyi minsi hari imvugo nyinshi ku ma YouTube n'ahandi barimo basobanura ko ingo ziragoye, ingo ziraremereye, abagabo babari babi. Bariya ni abantu bahishuriwe ariko bahishurirwa ibibazo. Harageze ko hari abamama bahishurirwa ibyiza kuko guhishurirwa guhishurirwa n'amaso yanjye atarayangaye ukajya ubona ibintu abandi batabona. Jina la Bwana. Amen. Tunakumbuka. Iki gitera nicaye hariya ndisenga nasanze pastor ya Goshen nica ngo senge numva birori fakana ibisenge bikana ariko nkomeje kubitekereza uko bagenda baririmba niko rigenda risama. Amen. Bashobora gushyira mu isimba ugahishurirwa ibintu byagutunga imyaka 5. Ushobora guhishurirwa umutima wawe ukoroha kuruta indi myaka yose n'ibyo. Amen. Amen. Oh, haleluya. Ushobora guhishurirwa abari abanzi bagahinduka inshuti. Ushobora guhishurirwa uko wabara wumva uciriritse ukisanga umuntu ukomeye ukavumbura ibintu bikomeye. Amen. Abantu biga ibintu by'imitekerereze no mu gitabo cy'imigani gikunda kuzana ibintu by'ubwenge bwinshi. Hano mu rero baravuga ngo umuntu uko atekereza niko ari. Niwitekereza ko uciye bugufi ko woroheje uzahura n'abantu uceceke, nuhura n'abantu bahizira, nuhura n'abantu nkunge kubera ko niko wahishuriwe. Bari abantu birapa bamwe babibone n'abishyira hejuru bagira ngo bahishuriwe ariko none abantu bigira ibyigenge byabo. Igihe abantu batekereza ko umuntu akazagenda akagabara utabandi, umuntu akazagenda akagabura ibintu byinshi ariko yahishuriwe. Amen. Amen. Abandi ibindi bihugu byateye imbere uku kwezi kwa ubona twe kuko turi mu kamaro ngo tubitegura iminsi mikuru n'ibiki. Abandi umwaka warangiye nukuvuga ngo umwaka ukwezi n'ukwezi ko kurya ibyo bakoreye mu mwaka wose. Ukuvuga ngo amezi 11 gusa niyo bita umwaka wawe. Uyu nguyu ntabwo kugenda bakaja kuvuka bakaja hehe bagera ahantu hose nicyo gihe. Amen. Amen. Mu kwambere twebwe tukishira ngo tugeze mu minsi mikuru naho bo batangiye akazi. Niyo mpamvu usanga twe duhora dusiga ariko niba ndagira ngo kigitera. Haleluya. Muri iki gitera Imana ya Isirayeli igufasha ubishuye werekwe. Amen. Amen. Muri wowe hafi n'indi migambi sinzi ko muri kubyumva neza. Amen. Amen. Reka babwire ibyo tuzibuje. Umugore w'imico myiza nene wamubona. Imico myiza ni iki? Hariho n'amasomo tuziga.
ese iyo hatari umugore w'imico myiza hari undi ku ruhande udafite imico myiza uwo nawe tuzamuye. Noneho ikindi, iyo uri kwiga ku mugore ntiwarangiza icyigisho utavuze ku mugabo, ntiwagera hagati utavuze ku mwana, ntiwagera hagati utavuze aho avuka n'aho yashatse. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze umugore uba uvuze generasiyo nyinshi, uba uvuze amoko menshi y'abantu. Amen. Oh, hallelujah. Rero isomo ryacu dutegereje muri iyi minsi itatu, ubaka kandi aho kubasuhuza gusa no kubabwira ngo mugende, nugera hanze uhishurirwe, nugera mu rugo uhishurirwe. Amen. Nuzabona amafaranga uhishurirwe, nuyabura uhishurirwe, nujya mu ntekeke ushakishe urebe ko wahishurirwa icyagushyira mu mbaraga. Nuja mu mbaraga uhishurirwe kabiri, witegure kuzakora imbaraga ukoresha ubwo n'izindi zizakora igihe cy'integeke. Amen. Oh, hallelujah. Aho gushura gutari abantu bigira ibyigenge. Amatorero ya none turasabwa kwerekwa, turasabwa guhishura. Bitari kwerekwa bya bindi abantu bavuga ngo ubuhanuzi umuntu yeretswe umuntu, wowe wenyine wiyerekwe, wihishurirwe, wimenye, urebe, kuko nutabikora uzaba utwara mu bandi, kandi Imana yagushyiriyeho kuba igisubizo cy'abantu. Amen. Abamama nudahishuriwe urugo ruzakunanira urumaze n'imyaka, ariko nuhishuriwe uzategura urugo rwawe rwiza, utegure n'abana bawe bazaza n'abandi bakiri batoya bazagusomaho imbuto z'ibintu wubatse, kuko iyo umuntu yubatse ibintu bikomeye bimara imyaka myinshi cyane. Amen. Abaririmbyi bacu muri iki gihe urimo muraririmba neza, ariko nimwicaye mwongere muhishure, kuko usanga abaririmbyi barimo kuririmba neza cyane, bacuranga neza, ariko ukabona birasa n'ibintu bidafashe ukuntu. Wareba amatorero ukabona basinziriye, ukabona abandi bari kumva, ariko ukabona itsinda ririmo kuririmba ryonyine ryafashijwe hahandi ubona bagiye gutura. Ariko ikibazo se ntabwo bashobora gushurirwa relasiyo yabo n'amaterano. Abavuga butumwa umuntu agahaguruka akabwiriza akiri ku rusengero rwose, agakubita abantu hasi akimuzamure icyubahiro n'ubutamene akiruka. None ikibazo se uyu muntu arashaka ko ari gufashwa cyangwa arashaka iterambere gufashwa? Abanyamasengesho ugasanga nabo bakoze iminsi itatu bigirije, bakoze ibiterane by'abayumbe, abandi bose bakabafata nk'aho atari abayumbe. Kandi izina abayumbe ni izina, ni denominateur ikomeye, ni izina ry'umuntu uwo ari we wese wakira umutima we akawereka Imana, agahita yinjira mu kirere cy'abayumbe. Ariko ugasanga hariho za bariyeri, bamwe si abayumbe abandi ni abayumbe. Kweli pasipo maono taifa huanguka. Hata kuhishurwa, reka tusabe Imana duhishurwe. Amen. Niki ukwiye kuvumbura cyakongera kunezeza umutima wawe nka kera? Niki wavumbura? Haleluya. Niki wahishurwa muri uyu mwanya? Niki cyagufasha kugira ngo abaririmbyi baririmba uhishure, ugende uva ku rwego ugira kuru, wishyire mu buzima uhishurire Imana. Haleluya. Amen. Biterane turabikora biki? Uko naje hano niko abandi bagiye mu Rwanda, niko abandi bagiye mu Burundi, hari biterane. Ariko umuntu akibaza ngo nyuma y'ibiterane haraza guhinduka. Nta cyakorwa rero tudahishura.
baguhishurirwe ariko tugiye gusenga Imana ngo idufashe muri iri torero rya Goshen. Iki giterane Imana yateguye habeho guhishurirwa mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Ngo uhishurirwe uvumbure amaso yawe wese arebe imipaka y'ibyuzi n'ibyo wigeze utekereza. Haleluya. babwiriza ugashaka ikintu ukazubira umwuka ukawubwira ngo bishurira. Amen. Amen. Bishurire unionore majivuno komesha kibu uifundishe roho yangu habari zangu. Ijuru ryarayatanze kandi ntabwo wayabona utarihishura. Reka twigire Imana duhishura. Jina la Bwana libarikiwe. Uniondole majivuno uko waba muri Kenya muri iki kinyejana. Imana iguhishurire uko wakwinjira mu mbaraga z'igihe kizaza. Imana iguhishurire uko wakomeza ubukristo bwawe utayoboye ku bana. Imana iguhishurire. Jina la Bwana libarikiwe.